iyo Bikira Mariya atoranije umubonekerwa ku rupapuro rwa 23 akamugezaho ubutumwa bugenewe imbaga y'abakristo, amusaba kujya kubwira inama y'abayobozi ba Kiliziya kugira ngo bamusuzume, maze nibasanga ari we koko buturutseho bararikira abakristo kubwakira. Iyo Kiliziya nyobozi itangaje ngo ubutumwa bukomoka rwose ku mubyeyi w'Imana, inashyira ishusho y'urwibutso rw'uwabutanze. Bireka tubyumva iyo Bikira Mariya tubye ko byabaye ikibeho. Nataliya ubu turacyamuzi twese twaramubonye nabonekewe, noneho Kiliziya nyobozi izakora ikizashyiraho komisiyo zikurikirana bamubonekewe. Bigera igihe bavuga bati noneho koko dukurikije ibyo avuga twarabisuzumye koko biturutse kuri nyina wa Jambo. Icyo gihe Kiliziya ikora iki? Inasaba ko haba ishusho yerekana bwa butumwa. Bityo dufite amashusho matagatifu ya Bikira Mariya yakozwe n'abayobowe n'uko Bibiliya imutubwiye. Hari ushobora gusoma Bibiliya akavuga ati dore bavuze ko Bikira Mariya yiyoroshya iki byose, reka mushushanya. Icyo ni ikintu kimwe cy'amashusho ya Bikira Mariya dufite. Hakaba n'andi abereyeho kurutsa uko yigaragaje aha n'aha, nk'uko bavuga ishusho ya Bikira Mariya wa Kibeho, ishusho ya Bikira Mariya wa Lourdes, ishusho ya Bikira Mariya wa Fatima. Ishusho dufite iyi shusho ya nyina wa Jambo iri muri icyo gice kivuga Bikira Mariya wabonekeye aha ngaha uko yigaragaje ameze. Ntabwo iyi shusho yakozwe benamwe n'abantu babanje gusoma Bibiliya ngo bavuge ngo dore uko birimo kuvuga Bikira Mariya, reka oya, bayikoze bahereye ku mubonekerwa uko ababonekerwa babwira ko babonye Bikira Mariya. Kugira ngo iyo shusho idufashe gusabana na nyirayo, biraba ngombwa kumenya amateka yayo, ntabwo kugira ngo buraza murasoma mwitonze agire icyo bindabo n'ibimenyetso bigize iyo shusho, maze kubabwira umwihariko wayo, yuko iyo shusho yakozwe mbere na mbere bagira ngo bereke ibe incamake y'ubutumwa bwa Kibeho. Mbese urumva ishusho ya Bikira Mariya wa nyina wa Jambo yabereyeho kuri incamake y'ubutumwa bwa Kibeho. Ni ukuvuga ko mu yandi magambo wowe udasomye ibitabo bikubwira ubutumwa bwa Kibeho, aho ukamenya gusesengura ibimenyetso bigize amashusho, wahita ugera kuri gahunda. Ibyo ni byo tugiye kugeraho. Ni ukuvuga ngo jyewe ntabwo nasomye ibitabo byinshi by'ubutumwa bwa Kibeho, ariko ndagira ngo umenye iby'ingenzi bya bwa butumwa biri mu bimenyetso bigize ishusho ya Bikira Mariya wa nyina wa Jambo. Noneho iyi shusho iyo tugiye kuyisobanura, reka duhere kuri ibi turi ku rupapuro rwa 37. Bikira Mariya yamaze igihe cy'imyaka 8 abonekera Kibeho ku mugaragaro. Birumvikana ko muri icyo gihe cyose atigaragaza ku buryo bumwe, yatoranyaga imisusire iberanye n'ubutumwa ashatse gutanga anyuze ku yihitiyemo. Ibara ry'imyambaro ye bihurizwaho nawe yabonekeye Kibeho n'iry'umweru. Alfonsina yamubonye yambaye ikanzu yererana ndetse n'umutwikiro nawo wererana. Anataliya we yamubonye yambaye ikanzu yererana ariko umutwikiro ari ubururu. Mariya Karara nawe yamubonye yambaye imyambaro yererana ndetse n'umutwikiro wera de. Ibi biravuga iki? Biravuga ko mu myaka 8 Bikira Mariya yamaze abonekeye Kibeho, ntabwo yazaga buri gihe ameze mu kwishusho mugaragaza. Hari igihe yazaga afite ukundi yambaye, nicyo amagambo babwira. Hari igihe yazaga afite umutwe witwikiriwe atari igishura cy'ubururu, ari umweru. Ariko noneho Kiliziya nyobozi igiye gutoranya ishusho izatwibutsa Bikira Mariya wa Kibeho, yahisemo iyi ngiyi. Yashobora guhita, ariko Kiliziya yowe niyi yahisemo. Niyo rero twebwe ubwo ariyo Kiliziya yahisemo, niyo natwe tugiye kugira, niyo natwe tugiye gusesengura mu tumenye. Mu myambarire inyuranye ya Bikira Mariya wasuye Kibeho, Kiliziya nyobozi yahisemo ishusho imwerekana mu ikanzu y'umweru n'igishura cy'ubururu kimutwikiriye guhera ku mutwe kugeza ku birenge. Ese kuri Bikira Mariya kwambara byafatwa kimwe nk'uko natwe abo ku isi twambara? Kuko tumaze kuvuga ko Bikira Mariya Kiliziya yahisemo kumwerekana afite ikanzu y'umweru n'igishura cy'ubururu. Muri ikibazo tugira ngo dukemure, ni ikibazo ubwo mwebwe mwaje kwiga ni icy'ingenzi, wenda kugira ngo imvugo itubangukiye nk'abantu, ariko ikaba ikeneye gusobanurwa iyo tuyimwerekejeho.
bitewe n'uko dufite impamvu twebwe abo ku isi twambara. Kuki twambara? No kugira ngo duhishe ububi bwacu, sibyo? Yatari kugira ngo twigire beza, uzi ko waberewe wabaye akazi, sibyo? Indi mpamvu ituma wambara ni iyihe? Kugira ububi bwacu. Ntabwo akeneye kwigira mwiza, ntabwo akeneye kwishimira, sibyo? Urumva hatari n'ikibazo se? None ikibazo mwatangiye kucyumva, no kuvuga ngo twebwe kuki twambara kugira ngo dushobore kumva nyine imyenda mwakuze ese gukora akaguru kameze no kugira ngo wishe ubuzima, wambara kugira ngo wishe ububi bwawe, wambara kugira ngo wigire mwiza, kuko uti nubwo ni mwiza ariko ndagira ngo urusheho kuba mwiza. Nuko umuvandimwe bitubwiye ni ukugira ngo yibeho cyangwa se ibyo n'ibiki byose, ariko izo mpamvu zose ntabwo zikora kuri icyo ntakeneye, ntabwo ubati kuko we ni mwiza n'umuziranenge. Nuko rero ko nta bubi nta bwiza nta gitego, ntabwo we akeneye kuba yarushaho kuba mwiza, ubwiza bwe burarenze. Noneho ni ukuvuga yuko iyo tuvuze ngo Bikira Mariya aje yambaye n'imvugo iberanye n'abantu, ariko iyo tuyimwerekejeho tugomba kugira ikindi twiyibutsa. Ntabwo ntiyambara umwenda w'ibara irumire kuko atakiri mu buzima bwo ku isi, yizirwa n'igisobanuro cy'iryo bara. Reka nabyo tubyumve, ariko reka tubanze tubisasire duhere ku byanditswe bitagatifu, aho tuvuga ngo nibyo umuhanuzi Izayi yerekezaho agira ati, ndasabagizwa n'ibyishimo muri Uhoraho, umutima wanjye uhimbazwe n'Imana yanjye, kuko yanyambitse umwambaro w'umukiro akansesuraho umwitero w'ubutungane. Mu yandi magambo, iyo mubonekerwa tumwe mu Bikira Mariya yambaye ikanzu y'umweru, abagira ngo aturarikire kumenya icyo umweru uvuga. Ubundi yagombye kuvuga ngo nabonye Bikira Mariya yambaye ubuziranenge, kuko ntacyo yakwambara umwenda, yambara igisobanuro cyawe, we yambara ubuziranenge. Njyewe nambara umwenda kugira ngo ugire mwiza, we yambara ubwiza. Nanjye ngize amahirwe nkagera aho ubwiza buba, nta umwenda nawe ujugunya, nambara ubwiza. Twebwe twambara umwenda utugira beza, we yambara ubwiza. Ntabwo yambara igishura, yambara ububasha. Ntabwo yambara igishura cy'ubururu. Nicyo ngicyo nagira ngo nicyo tugiye kumva mu magambo akurikiye, ariko mwakibonye. Noneho kugira ngo wamubonekerwa tumwumve, impamvu avuga ngo nabonaga afite ikanzu y'umweru kandi yambaye ubwiza, reka tumwumve duhereye kuri uru rugero, ruraza kubafasha kumva impamvu mbese akoresha imvugo natwe dushobora gusinya. Nkabona gisa n'umweru ariko nategera tugahinduka umwuka. Niko bimeze no kuri Bikira Mariya, we yeretse abona yambaye umwenda w'umweru kandi ari umwuka yisesuyeho. Ni umwuka utandukanye n'icyuka, kuko ufatika kandi ukabona n'uwo ashatse kwiyereka. Tubajije kugira ngo irenga ibinyamubiri ikagera ku bitagaragara, twatangarira amabara y'imyambaro yabo. Si amabara y'umweru, ubururu cyangwa se icyatsi n'andi tumenyereye kubona, ahubwo ni amabara ahuye na kamere y'icyo atwikiriye. Sinzi rero n'ibi ngibi haricyo ibintu ngo Bikira Mariya uko tumureba hano turenge kuvuga ngo iriya kanzu yambaye, oya, itoze kubona ko n'ubwiza yambaye. Ariko se bwa bwiza nabugeraho nte kugira ngo ku isi? Bwa bwiza ushobora kubusingira mbere ku mwuka. Muzi yuko roho mutagatifu mwita iki? Uhoraho urandikiriye. Umwuka niwo utuma tubasha kubona aho duhera tugasabana n'Imana. Bityo rero ndaza no kubaha imyitozo, sinzi niba uyu munsi mbasha kugera kuri iyo myitozo, ariko muzayisanga muri aka gatabo kugira ngo bigukure. Mbese twabihera ni urugero nabaye, igihe nikirera hariya ubona ari ikintu cy'umweru, ariko wakigeramo ukakibura kuko noneho winjiye muri wa mwuka wacu. Ariko nyamara nubwo utakibona, cyo kiba kirimo kugukoraho. Nanjye nuko ko nanjye Bikira Mariya nitoje kubona ubu bwiza bwe mu mwuka. Imyitozo muzayibona bwa bwiza bumva mukagenda mucengeraho, kuko Imana yaturemye mu ishusho yayo iduha umwuka w'ubuzima.
wa mwuka w'ubuzima rero ntabwo gusa twawubonye turemwa, ahubwo niyo hari n'ubuzima dushobora gukora wa mwuka agenda wigira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bityo umubonekerwa agenekereza akagamiriza ko yabonye Bikira Mariya yambaye umwambaro w'ibara iri n'iri kandi azayisesuyeho umwuka uhuye n'uwo ari we, kimwe n'ubutumwa ashaka gutanga. Tuzi ko umwuka uturutse ku Mana bigaragaza mu buryo butandukanye buranga icyiza. Hari umwuka w'ubuhanga, ubushishozi, umwuka w'ubujyanama n'ubudacogora, umwuka w'ubumenyi n'ukubaha Imana. Iyo Bikira Mariya yambaye umwuka, amaso ya muntu abona nk'umweru n'ubururu, aba ashaka kutwigisha iki? Iki ni tugiye kumara. Ubwo Bikira Mariya yambaye umwuka w'umweru n'umwuka w'ubururu. Uwo ni uko twagombye kuvuga. Ariko se wa mwuka uravuga iki? Umweru ni ibara ry'ubutungane. Ni ukuvuga ngo yambaye ubutungane n'ubuziranenge biranga abatuye ijuru. Igihe Yesu yihinduye ukundi akagaragara ari we kuzo ry'ijuru kandi akiri ku isi, abigishwa be babonye imyambaro yererana kurusha iyo ku isi yameshwe ikerage. Abamarayika biyerekana ku isi bambaye imyambaro yererana, ari nayo abarwaniye kumesa amakanzu yabo maraso ya ntama bagatsinda bahawe kwambara bageze mu ijuru. Bikira Mariya yigaragaza mu ibara ry'umweru, amenyekanisha uwo ari we, umuziranenge utasama nk'icyaha, uvuye mu ijuru akaza ku isi agira ngo adukangurire kugarukira imigenzo myiza. Turabyumvise iyo yaje umubonesha gakondo wari yambaye umweru, ubutumwa bashaka gutanga n'ubwo ni ukuvuga ngo nimurebe uko nsa, nimurebe namwe mwirebe, mwebwe mwaranduye ariko jyewe. Ni ukuvuga ngo twebwe twagezaho ikibi tukita icyiza. Dukenera ko Bikira Mariya yongera kuza imbere yacu mu bwiza bw'umwimerere kugira ngo tugaye ibibi byacu. Ibyo rero bikora yiyerekana muri wa mweru. Bityo iyo yambaye umweru ni nko kutubwira ngo nimuhinduke, muve mu bibi byanyu, namwe mube beza ku rugero rwanyu nk'uko nanjye ndi mwiza. Umweru twamwumvise, twumvise n'uburyo ari incamake y'ubutumwa bwa Kibeho. Hahandi icyo bavuga ngo Bikira Mariya yaravuze ngo nimuhinduke, noneho ushushanya yabishyize muri nyabara ry'umweru bya Bikira Mariya. Umweru utwibutsa ubuziranenge bwa Bikira Mariya, ariko umweru tugarura no ku bubi bwacu kugira ngo twigaye. Mbese ni nk'uko umubyeyi ava ku kazi agasanga umwana we yivungutse mu cyondo, yivungutse mu mukungugu, atari ni ukusa n'ukuntu babaye mubi. Ngaho ugera urebe urabona asa nawe. Umwana mbere ntabwo yabonaga yuko yivungutse, yabonaga ko isa bigaye cyangwa nyina bigaye, nawe akavuga ati ni mu mpara byakemera ko bamukarabye kuko yabonye n'ubwiza nyabwo. Ngo rero wa mweru wa Bikira Mariya, umweru kubusobanura ntabwo bigoye cyane. Ikiburushijeho ni ubururu. Ubururu rero nabwo kugira ngo tubusobanure twihuse, reka tubishyire muri aya makuru. Ubururu ni ibara ry'ububasha bw'ijuru. Koko rero iyo hejuru hatambutse tukareba tutatambamiwe n'ibicu, tubona hafite iryo bara. Ubusanzwe Bikira Mariya yerekana mu ibara ry'umweru wonyine ko ububasha burimo buhagije kugira ngo dushoboze guhinduka. Iyo umweru awongeyeho ubururu nk'uko yagize abonekeye irude, ntabwo bwiganze, aburinda kungana n'umushumi cyangwa se umukandara. Byabaye ubwa mbere mu mateka y'amabonekerwa Bikira Mariya yigaragaza ku isi mu bururu bwiganje byo kuba igishura kimutwikira guhera hejuru ku mutwe kikagera hasi ku birenge. Kuko yabigenje atyo aje ikibeho. Ni ukuvuga ko iyo tugiye mu mashusho yerekana uko Bikira Mariya yabonekeye aha n'aha, amenshi muri ayo mashusho atwereka Bikira Mariya mu ibara ry'umweru, ntabwo amwerekana ibara ry'ubururu. Ibara ry'ubururu rigaragaza muri Bikira Mariya wa Kibeho. Kuki iryo bara yemeye ko ryiganza aje ikibeho? Nuko biberanye n'igisingizo yatangaje ikibeho, ndi nyina wa Jambo. Koko rero abajije marayika Gaburiyeli uko azabyara ataretse kuba isugi, yahawe iki gisubizo ngo Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa nyir'ijuru bukubonekere mu gitutu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Ni ukuvuga ko Bikira Mariya wa Kibeho abundikiwe n'iki? Ububasha bw'ijuru. Iyo turebye hejuru tubona hasa hake ari ubururu. Niba bwa bubasha bumubundikiye, igitangaza kimuberaho ni ikihe? Niba ububasha bw'ijuru bumubundikiye kimuberaho mu bisoma aha ngaha, ni ukubyara, ataretse ni ukuba iki? Nyina wa Jambo. Ni ukuvuga yuko Bikira Mariya avuze ngo ni nyina wa Jambo, ashobora kubivuga mu mvugo cyangwa akabivuga mu myambarire ye. Iyo mwikiriwe n'ubururu, igitangaza kivugerwa ni ikihe?
byaranaretse ku isura aho turabyumva iyo ububasha bw'ijuru bumutwikiriye arakomeza akatubyarira ijambo ngo Bikira Mariya wa Kibeho iyo tumurebye atwikiriwe na buriya bururu iyo umurebye ujya uvuga ngo dore Bikira Mariya urimo gukomeza kubyara ijambo kuko iyo buriya bubasha bumutwikiriye arakomeza akabyara ijambo akamubyarira isi ya none nicyo ngicyo nicyo gisobanuro cy'ubururu bwa sinzi niba tucyumvise neza cyangwa niba mukeneye ikindi gisobanuro cy'ubururu nuvuga ko buriya bururu bunagaragaza Roho Mutagatifu ububasha bw'ijuru buzagutwikira ubyara utaretse kubisura Bikira Mariya yavuze ngo ni nyina wa Jambo kuko ashobora kuvuga amagambo uko yabwiye Alfonsina ariko ashobora no kuvuga mu bimenyetso iyo ugasomye Bibiliya iyo Bikira Mariya atwikiwe n'ububasha bw'ijuru igitangaza kimukorerwaho ni ikihe aba nyina wa Jambo nibyo tubona muri iyi shusho ya Bikira Mariya wa Kibeho n'ububasha bwerekana Roho Mutagatifu ariko no mu mutuku ntabwo ubwabwo arimo kurwana n'icyaha aho murakumva ntabwo bashobora kumanukira mu mutuku kuko Bikira Mariya kumanukira mu mutuku kugira ngo agukomeze mu bwabo bwo kurwana n'ikibi utsinde niba agomba kuva amaraso iyo ntambara Bikira Mariya yirangije avuka abuze bityo nuvuga ko Bikira Mariya niyo mutanga amurikira mu ibara ryihariye bituma akorerwa igitangaza kitagira undi muntu cyakorerwaho ko ari we wenyine wavutse atazanye mu cyaha aho rero turabumvise n'abasobanutse noneho rero iyo tuvuye ku bimenyetso twumvise ibimenyetso bibiri Bikira Mariya wa Kibeho ubwo muraza nyine kujya ku rupapuro rumwereka rwa 32 rumwerekana we wese turamubona n'ibindi bimenyetso ndabisobanura nihuse kuva ushiye muri rwa 32 ndetse tuyetse gatoya kugira ngo twihute bayakanya mu kubaza amabara tumaze kuyumva ikindi tubona kuri Bikira Mariya wa Kibeho ni mu ruhanga rwose nimuza kwitegereza hariya no ko bitagaragara neza ko bafotoye hari umwijima ariko ubona yuko indoro ye ikakaye nimuza kureba indoro ntabwo arimo guseka arakakaye indoro ye irakakaye kubera yuko irimo kubona ikibi twebwe tutabona hano ndavuga ngo isi igiye kugwa mu rwobo arabona n'ikigiye kuyikurushamo noneho mu ndoro ye akakizinga muzi kuzinga icyo ari cyo ariko abanyarwanda murabizi cyane cyane ab'igitsina gore ntabwo mubizi iyo inzoka uyibonye ntabwo icyo bakubwira wita kugira ngo uyizinge ntabwo babibabwiye kugira ngo niyo baze n'ibyo ya Bikira Mariya ni ya yindi izinga cya kibi kigiye kugusha isi mu rwobo kugira ngo tubone igihe cyo kutigana n'indoro rero y'urugamba araje arabona ko isi igiye kugwa kuruga igiye kugwa n'ibyabuze Kibeho isi igiye kugwa mu rwobo indoro irakaza kugira ngo ifashe abana be kurwana ariko batigaruwe na cya kibi n'indoro rero itsirika ikibi ikagica intege igikomeza kugariza abana be bakagira igihe cyo kugira ngo basubirane imbaraga agiye kubaha noneho babashe kukiganza izo mbaraga bazikoma hehe muri kuriya kuntu yifashe kuriya kuntu urabona yuko abumbye ibiganza kubumba ibiganza bisobanura iki ubundi iyo umuntu abumbye ibiganza gutya bisobanura yuko arimo gusenga akenshi mu bitabo iyo berekana na bene kuvuga ngo ari gusengera ibi rero bya biganza bimeze gutya biragaruka ni incamake ya bwa butumwa yatanze avuga ngo nimusenge 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 nuko ubwo butumwa ashobora kubutanga mu magambo ariko ashobora no kubutanga mu myifatire imyifatire ni iyi hahandi bavuze ngo nimusenge twebwe nka Kizanyibuzi twahisemo kubishyira mu myifatire ye nimusenge nimusenge ariko noneho ntimusenge ku buryo bubonetse bwose kuko ibintu birakomeye abasengesho niwe muyashyize ku ruhande w'uburemere isengesho rishobora kuba bakiza kiriya cyago ndewe tumaze kukibona mu maso ye none iryo sengesho ni irihe mu biganza byanyu ni iki ishapure yihe y'ububabare ni ukuvuga ngo nimusenge munyitabaje ni igihe ushobora kubakiza kiriya kintu niyo mpamvu mu biganza bye aravuga ngo nimusenge ariko agashyiramo ishapure y'ububabare nimusenge mbese mushyize hagati yanyu kuko ni jyewe jyenyine ubu ngubu ushobora kuba n'abakiza kiriya cyawe Bikira Mariya araje atubwiye gusenga ariko tugasenga ariwe mbere na mbere turangamiye cyane cyane muri ya shapure y'ububabare kuki ishapure y'ububabare
nuko Bikira Mariya yaduhaye ifatima ishapule isanzwe, ayiduhaye dukomeza gutsinda kuko ibyago byakomeje kwiyongera. Niyo mpamvu Bikira Mariya yavuze ati kugira ngo abana banjye bakomeze batsindwe ngiye kubaha ibintwaro. Ifatima nayo ishapule isanzwe, icyo bahaye ishapule y'ububabare. Noneho cya cyago kiza nibatsindirwa mu kuboko kw'iburyo basatsinda mu kw'ibumoso, nibatsindirwa noneho buri kuboko kwe bufite indwara. Bityo rero ishapule y'ububabare kunganira n'ubundi ishapule twari dusangamo, ntabwo ije kuyigika, zombi tuzikomeyeho kuko ari intwaro zitugoboka bitewe n'igihe tugezemo. Hari igihe cyo kuvuga ishapule isanzwe, hakaba n'igihe cyo kuvuga ishapule y'ububabare. Ubwo rero Bikira Mariya wa Kibeho arimo atubwira ati nidusenge, kandi dusenge ariwe twiyambaje, tumwiyambaze cyane cyane tumenya ko yafatanyije na Yesu Kristo gucungura ku musaraba. Ni ukuvuga ngo hahanitse ikibi yatsindiwe ku musaraba na Bikira Mariya yari ahari. Niyo mpamvu bavuga ati namwe umusaraba muri wo imiryango ya none n'iki ni musange y'abari natsindiye sinzi. Igihe bose bari bavuze ngiye ngamba ku musaraba, nanjye uri muhasanga nzabaha ubutwari bwo gutwaza n'ibibazo bifite kumusanga kuri wa musaraba. Bikira Mariya wa Kibeho nguwo tumusangira aho ngaho ko hari gusa ikibi yatsindiwe urunuka. Noneho iyo tumanutse tubona n'ikindi kimenyetso gisigaye n'indabo tubona zikikije Bikira Mariya wa Kibeho. Indabo zitandukanye, iz'umutuku, iz'ubururu, iz'umweru, iz'umuhondo. Indabo nk'uko Bikira Mariya yabigaragaje mu butumwa yagiye atanga i Kibeho, indabo zishushanya abantu. Abantu twese twaremanywe impano, Imana yaduhaye impano zuzuzanya. Ntabwo tugomba gupingana cyangwa se ubone ngo umwe arasuzugura undi, ahubwo jyewe ninkundire mugenzi wanjye impano afite jyewe ntafite, bityo twuzuzanye. Uwo Bikira Mariya rero wa Kibeho aragira ngo nitumunyuramo tukamwiyambaza, twongere tumurikirwe n'impano dufite, noneho tube bamwe. Noneho Bikira Mariya wa Kibeho tubona ko akikijwe n'indabo. Arashaka ko natwe twongera gusubirana ubumwe tubihawe no kumushyira rwagati muri twe. Umuryango utangiye kugira ibibazo, abana ntabwo bakivugana n'ababyeyi, abashakanye ntabwo bakivugana, imishyire Bikira Mariya hagati yabo. Mwongere mumwiyambaze, umubano mwiza uragaruka, amahoro aragaruka mu rugo rwanyu kuko niwe mwamikazi w'amahoro. Ibyo rero tubigeraho ni ukuvuga ngo za ndabo n'izingikizi. Bityo mfite ubuhamya bwinshi bw'abantu bw'imiryango yari yarasenyutse bikongera kubonera ubumwe ari uko bagiye ikirori. Mfite ubuhamya bwa benshi bagiye babona uwo bazashakana ari uko bagiye ikirori bakorera umunsi w'umwiherero, akahava Bikira Mariya yamuhaye ubumwe ko bazabana. Bikira Mariya wa Kibeho afite imbaraga nyinshi zo kongera ubumwe imiryango. Icyo ni ikintu tugomba kumenya. Nongera kubibona akanya ko kubigisha nzakigarukaho. Gusa batari icyo ni cy'uko ibi by'amacakubiri by'iki ibyo Bikira Mariya yaraje kugira ngo imiryango yongere isubirane isura. Ngibyo rero ibimenyetso cyane cyane nagira ngo mbasangize bigaragaza aya nabyo bigaragaza ikibazo twatangiriyeho kuvuga ati isi ya none irimo iratworeka gukoresha amashusho mabi. Reka twese tugarukire amashusho meza, ariko amashusho meza kugira ngo tuyagarukire nuko tumenya ibimenyetso biyagize. Iby'ingenzi rero ndabibasobanuriye, ibindi tukabona dufite muzadusubiramo. Ubwo noneho ahasigaye ni uko umuntu abaha akanya